Ntago ndi mu pastor abapasiteri bo nkunda kubona babwiriza bashize hejuru niba ari amashitani y'abantu baba yabarembeje nariza kandi aho ari nawambabarire jewe ibyo nakoze narabikoze mwese muza hano kunsura yego ariko umuntu yaje nabi nanjye nza nabi niba ari ukuguhana immediately kubera ko ukoze ikosa kikanzamo kabiri gatatu ukanya mpita nguhana kumfata ntago namukubitse bwa kundi mpana abantu ahubwo namukubise kiboko nkuhana umwana vutu namubutagura nkabona umeze gutya intoki nkabona amaguru ruhuragira gutya navuga nti buriya nawe yageza ko kuko buriya mba mvuye mu mibereho y'abantu basanzwe ndakaye yego hinayo kintu kirambabaza abantu sara ngo bamfata gute bamfata nk'umurozi mumfata nk'umuvuzi ariko kumva umuntu aravuga ngo jewe ngo Yesu yarabikemuye Yesu yaramvuye Yesu yewe ni umujuba wanjye ni Yesu umugabo wanjye ni Yesu mama nzaba numva kwambara inkunamyo tuzita inkunamyo ntago nkunda umukobwa wambaye inkunamyo aje kureba Sarongo ati jewe Sarongo ndashaka gusoma ndavuga nti oya ntusome ariko ushize yaravuze ati Sarongo ndamusoma ndabyibutse basomye ikiganza abageze gutya ati nibihagere kamanze ngo twikire abafashe ikibuno ageze gutya abacinkaraze ku munwa GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muri remande zose z'isi ndabasuje cyane bari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane ko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo ambifuriza rero muzagira amahirwe muri uyu mwaka twatangiye umunsi nongeye kugenderera uyu mupapa ndetse benshi mwaranumye benshi mwanyandikiye ndetse navuga ko komenti zanyu zari nyinshi cyane n'ukuri mbasaba n'imbabazi abo nasubije akaba ari Sarongo tukaba tugiye kugana byinshi bitandukanye Sarongo ntangira nkubwira ngo umwaka mushyashya umwaka mushya mikoro nago bari kukumva ntago yumvikana hano sinzi niba videographer ari kukumva uri kumwumva murakoze cyane yego GASARO TV abantu bakurikira GASARO nanjye mbifurije umwaka mushya muhire w'2022 mwaka utangiye neza nibisanzwe nabonye ufite igikorwa cyiza cy'urukundo cyo gufasha ndetse benshi baravuze ati Sarongo n'umuntu mbese ravuga ngo rimwe na rimwe bajya bavuga ati Sarongo ibyo akora ariko abandi nabonye bagushyigikira ati n'umuntu w'Imana ati umuntu wafasha ndetse hari bamwe batajya bafasha uriya ibintu ni kamere wakuze ntago bisaba ko Imana ibanza kubidushyira mu mutima ni kamere wowe unavukana yego ufite kamere mbi wavukanye urayikurana ukarinda upfa nubwo wakwihanuka arokoka burya kamere isigara wagize akantu gato gakoma rutenderera garuka kabyuka ariko iyo ufite kamere nziza Imana yaraguhaye kuvuka neza umubiri wawe wishimye wumva unezerewe wumva ko ufite bagasangira n'abandi wumva nta stress mu mutwe wawe biba byiza uba waravutse neza ugomba gushima Imana yego ya hanyuma abandi bavuze ati Sarongo ese mu buzima busanzwe muzamutubarize niko yimereye yivugira make cyangwa se nuko abari kuri kamera ubundi mu buzima busanzwe niko uteye cyangwa se ahasaba gutongana ndatongana yego ahasaba kwitonda nditonda wese nabanza kuzamvuga cyane kubera iki yego ntago ndi mu pastor abapasiteri bo nkunda kubona babwiriza bashize hejuru niba ari amashitani y'abantu baba yabarembeje nkabona baravuga cyane barishyize hejuru yego nibaza byinshi ariko yewe ni kamere yanjye ngomba gutuza kugira ngo mvuge ikintu cyumvikane yego ngomba kereka mikoro yanjye itavuga cyane bindi byasaba ko nzamurijwe ariko aho gutongana uratongana aho kuvuga neza ukavuga neza umuntu niko yubatse yego ya micro videographer nuzajya adufasha hanyuma hari ibintu byinshi cyane komenti zigera n'igihumbi zirarenga ku muntu bita Sarongo ubushize benshi baravuze ati wahemukiye umuntu bita LIZA ati koko manage basi yamwandagaza ku ruhande ariko kuri kamera abandi baragushyigikira komenti nyinshi ati Sarongo ibyo yakoze uyu munsi yatweretse yuko noneho babantu bose bamenyeraga batazongera LIZA ukuntu yaje yego yaje mbese wumva yishimiye kuza kunsura manza kugira ngo LIZA yaje aje kunsura koko bisanzwe yego numva uko avuga numva uko arimo kumvugisha ati nashaka guhura na Sarongo ndabyishimira turicara yego tugeze mu kiganiro arampindukirana ati kwanza jewe n'ibyo ukora simbyeme yego n'izo mbaraga zawe sinzeme ese ko nta bintu byinshi wabonye nagiye nkora ati jewe ntabwo biriya mbyemera nabyemera ari uko nanjye bimbayeho
nicyo cyabiteye yego iyo mwihorera ari kuvuga yuko nta kigenda sibyo uriya Liza ni umwana uyu mwana rero agize kushira mu cisho akanyafu niko kanyafu rero Liza yabonye kandi Liza ndanamuruta ndi mukuru yagomba kunyubaha nk'umuntu mukuru murusha imyaka yarinze akanyubaha n'akazi nkora ibyo bintu bibiri byonyine byatumye mbigenderaho nkahana Liza hanyuma hari abandi bavuze nk'uko nabyivugiye ati Liza yari yagiye kugusha umuntu bita Saronga ariko asanga ni umugabo ushikamye nabonye comment nyinshi ati kugwa biranga wowe koko niko ubibona ko umuntu bita Liza yari yaje kugutwika wenda sinzi imigambi yari afite ntabwo nabyinjiyemo cyane yego nawe ubwari mvugiye ati waje kunwika ariko we wenda ndizera ko nta muntu wari wamutumye bazangushe cyangwa ze anchallenging ni ibintu wenda byamujemo uko Liza ukuntu namubonye character ze character wayizize ni umuntu nari nanabisobanuye ukunda kujyana n'igihe yego ni ukuvuga ngo igihe cyagezemo niba yatekereje gucarenginga arabikorera aho ngaho yego ikimubabaje kivugira aho ngaho ikimurakaje kivugiraho ikiri ku mutima we gisohorera aho ngaho niyo mpamvu ndira ngo nkeka ko yahise ambwira ibiri ku mutima we ntabwo ari wenda ari byo yatumwe cyangwa ari ariko nabanje kwibaza se wari wamutumye ese ariko nyuma nza kumusesengura nsanga ariko Liza ateye hanyuma twaraganiriye hari ijambo yaratubwiye mu kiganiro twakoranye uti njyewe hari ibintu naraye ndota ati narose noga Primus ndota mbese ibyamubayeho atari ko nyuma nza kubona ikiganiro kuri cano yanyu noneho hari ikintu ugiye kwibariza kandi utubwize ukuri ni wowe wabimushyizemo kuba yabirota cyangwa se nuko byari byamubayeho nabimubwiye ariko iyi wari nabimubwiye ndamubwira nti wowe niba ari wowe nabibwiye niba ari wowe wabivugiye mu kiganiro yego ntabwo byari nyuma y'ikiganiro naramubwiye nti ibintu ngiye gukora ashobora byari mu mutima wanjye ntabwo ashobora kuza kubimenya cyangwa akazabimenya nyuma yego akaza kubirota amaze kuryama amaze gushyira umutima hamwe yego kubera ko buriya n'Imana ngo iyo tuyihemukiye iraduhana sibyo yego iyo twatanye tugaca ku ruhande iducisha akanyafu na papa wakubyaye iyo wamukoserezaga kera yafata akanyafu akagucisha ukabuna kubita wakana we watinze ku mugezi none nawe wahannye Liza nk'umubyeyi none najye Liza nagomba kumuhana nk'umubyeyi nashaka kumenya ako kanya ko namuhannye yego cyangwa tugakomeza ikiganiro ko buriya biza kumenya ko hari ibindi byabaye akabyibuka ako kanya ikiganiro ntabwo cyari kuba yego yari gutangira akadutera hejuru cyangwa akahaguruka akigendera niyo mpamvu nabimwibagijeho gakeya kugira ngo abanze dukore ikiganiro tukirangiza noneho azabimenye nyuma yego niba yaraje kubirota niba atarabirose simbizi ariko icyo nzi cyo yagaruye ubwenge kandi amera neza kandi numva nawe igihe mumaranye niba utaramubwiye ubwo simbizi ntabwo uri inshuti oya yaranabibonye hari ikibazo ngiye kwibaza hari abandi bavuze ati uzatora tuwarize Saronga ese nta zindi mbaraga yabarashyize mu bintu bitariza nta zindi mbaraga ntazo nta kanyafu kari aho ngaho ni akantu koroshye namukoreye nese ubu koko Saro tuvugisha ukuri urumva uriya mwana w'umukobwa utaramuhemukiye none se namuhemukiye gute ndakubwiye ngo iyo umuntu ahannye umuntu nyine waramusebeje mu magambo make ntabwo yasebye kandi aricyo yashakaga yashaka kugira ngo yemere yego urumva arambwira ati Sarongo jewe afatane niba gake yari afite sinzi yari afite mu ntoki adukubita ku ntebe n'intebe yanjye abayisuzuguye yego ndikuvuga ngo kera ku gihe cy'ubwami umwami yahaniragaho iyo wakoraga ikosa yaraguhanaga ukabigereranya no mu rugo iwawe ko abana iyo bacumuye ugomba kubahana ari umubyeyi no kuvuga ngo we niba umwana aje agavuga ati iki nacyo ntabwo ari cya papa banza kitambyara kandi ari wize neza ko ari wowe umubyara yego ariko ibanze umwana akubwiye ngo iki ngo nza atari cya papa kimbyara yego iryo jambo rikujyaho rikagukora gushora umutima ugomba guhita umukubita nta kamera igomba guhita ibyamuka none Liza navuga ati do n'intebe Sarongo aricayeho do niteretseho ibintu byanjye kwaza ntunabyicareho ni nkawe yakambwa ati ntongera no kuyicaraho yego nuvuga ngo ntabwo nagomba kumwinginga none se Saro hari benshi bavuze ati Sarongo birashoboka kuri ya munsi yakubitanye na Liza ari mu mimerere mibi cyangwa se uwo munsi atishimye wa mujinya wose yahuye nawo w'uwo munsi akawumarira muri Liza ese kuri ya munsi dukora kiriya kiganiro hari ikindi kibazo wari wahuye nacyo kibazo nari mfite warabibona ko nari ntuje nari nimereye neza aho muri Liza uwo munsi yanyiciye umunsi ariko mbigarura mu murongo kujya ikiganiro kibe kirangire cyo kuzarangira kibayemo impaka aho hari ibiganiro byajyaga bikunda kuba hano bikarangira n'ibipfunsi bijemo tunarwanye n'abantu bitewe n'ukuntu abantu bamfesinga mwese muza hano kunsura yego
ariko umuntu yaje nabi nanjye nza nabi, yuje neza nza neza. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyagomba kubaho nta yindi choice nimwe yego nari mfite. Natekereje mu mutima wanjye ubundi ibintu binzamo ari nka 5 6 7 8 9 10 mu kanya gato mu isegonda rimwe gusa naryo ntago rigera. Nkahita mpitamo icyo ngomba gukora. Yego. Ntabanje kwita kuki. Ntabanje kwita ku bantu bazandeba, ntabanje kwita ku bantu bazareba iki. Jewe ikintu kinta kinzama ku kanya. Niba ari ukuguhana immediately kubera ko ukoze ikosa. Kikanzamo 2 3 au kanya mpita nguhana. Urumva? Nta kuvuga ngo naraye nabi cyane naramutse nabi bitewe nuko ukoze iki uje. Nigeze gukubitira umunyamakuru arahirya y'inyuma. Yego. Mfata ntago namukubitiye bwa kundi mpana abantu ahubwo namukubise kiboko. Muhana umwana. Vutu namuvutagura. Agenda inkingo zose mu gitondo tumaze no kumvikana naramwe ati navunaguritse ahantu hose wanshenjaguye. Uramuvuza. Ntago namuvuje yaragiye arivuza njya kumuvuza sibiki. Yarasimbutse igipangwa cyo nk'umujura. Ntago nari nitaye ngo no umunyamakuru. Yego. Ntago nari nitaye ku byo byakaza akora. Avuga ikinyamakuru cyakora ni kanaka ngo iki kinyamakuru. Ibyo birandeba ntabyo nzi. Yego. Eza YouTube ntabwo nari nzi. Nibo nabiboneye baza gutyo ni kanaka nkuko bazuvuga ngo agasaro ni biki. Yego. Asa agasaro gaturumbutse ni biki. Nta gahunda mufitanye. Nta gahunda mbona ikindi kamera ari yakimuritse kamera ndayizi. Soba kuba ibyo avuga Sinicuzako televiziyo Rwanda ni TV1 ngo rutaramenya ibintu by'ama YouTube. Ibintu by'ama YouTube sinarimbi. Yego. Ntumva nta kinyamakuru avuze nsanzwe nzi. Yego. Urumva? Ntago nari nakamenye ibintu by'ama YouTube. Ndamuhondagura. No kuvuga ngo rero ikinjema ku kanya nicyo nkora bitewe nuko umuntu afesinze hano ni mu rugo ni naho nkorera ni nkaho ari iwanjye ntuyimara nyundo none ndamuzanansure yo kwisabato buri yanyangira ikiganiro. Ndanyangira yo nako umunsi wo kwicara nkabanza nkasenga nkashima Imana n'abana turi kumwe uzaze mu nsure mu rugo abandi bagiye bansura nimwe mutaraza. Tuzaza natwe. Uzashaka kanya namwe ndabatumiye. Yego. Ariko muze neza. Nuza witwaje undi muntu twebwe tuza neza. Muza neza nuko birangira nyuma mwebwe muza naba nkamaneko zose zikoboka. Liza rero yandishije umutwe. Ngatuza nkamaneko. Liza yandishije umutwe muza nkamaneko mukaza muri abantu beza nyuma mukampindukana. Mukampindukira babi. Nese usaro hari umuntu wambajije ikintu ati subu iyo ngiye wambaje akantu ngiye mvugisha no kuri ati warushyigikiriza ngenda hakana. Buriya nanjye iyo usanga undi mu bantu wenda bavuga ati ndamushyigikiye nanjye kuko ati Sandra uzamutubarize nawe yari kuguhemukira. Wowe nuko wabibonye ugatinya. Narabibonye ko wagize ubwoba nubwo wawe wicaye ku ruhande. Yego. Urambaza ariko saro ngo wowe biriya bintu ukoze birazaza kumera neza nibyo wambazaga ntabwo ntaramera neza. Mbona nta yindi action ukoze ntabwo nibwo dukomeza ikiganiro wese araza kumera neza. Umunyamakuru wari hirya aragunyara bifata. Yego. Narukuna muciraga amasiru kujya akomeza afata ikiganiro cyo gucekamo kabiri. Ariko wowe nkabona nawe umeze aho uratitira. Nkabona umeze gutya intoki. Nkabona amaguru ruhuragira gutya ndavuga nti buriya nawe yageza ko. Kuko buriya mba mvuye mu mibereho y'abantu basanzwe ndakaye. Yego. Yewe urabizi ko saro ngo ndi umuntu uhana abagome. Yego. Umurozi yakurogeye, umurozi yakwiciye umwana, umuntu yakwibye, umuntu yagukoreye ibintu bibi. Nibyo nkora ndahana ngatesha ajya inama. Urangije uraje uti wowe saro ngo rero ya bintu byawe ntago giye mbyemera ndashaka umpa akantu gato. Niba umurozi yakurogeye umuntu ariho arashyibirenge arashyumubiri wose wa muriro yagushyizemo. Ese ko umurozi abashoboye kugushyiramo uwo muriro akagukohereza. Ubaho tuvugira aha ngaha hari abakecuru baryamye mu ngo zabo n'abasaza n'abandi bantu batarakura cyane. Yego. Bafite umuriro mu mubiri wabo bagiye kwa muganga bikanga barimo gushya. Ariko batinya saro ngo kubera ko ngo ari abarokore. Urumva? Bakabasengera bakumva ko ngo ni mu bapfumu kwa Sarongo baya yakuroga kandi wa muriro yaguteje no mu kanya hawo musanze ndimo kuvura hano mwababonye. Yego. Ari umuntu mama ntabwo akuze cyane. Bamuteje umuriro mu mubiri arashya intoki ze zirahengama ntabwo ashobora kwegura intoki. Nawe yarasenga ariko yaravuze ati yabwiye umwana bati mbabara ntware kwa Sarongo. Yego. Niwe wenyine uzamvura baransengeye byaranze niba bidakunda ntwara no kwa Sarongo ni inkira. Nzashima Imana. Umwana we yari yanze kumuza ariko uyu munsi yemeye ava kwizima yavuze ati nimfa uzabazwa amaraso yanjye wanze namutse napfuye ariko nagiye kwa Sarongo akamvura nawe akagerageza bigakunda cyangwa bikanga ariko nagiye ku mutima wanjye urampata iki kujyayo kuko nabonye ari umuntu w'umugabo ntabwo ari umugome ntabwo azanyica genda rwaye. Yego. Bamuzanye kandi avuye hano akize. Hanyuma ubushize ari umama duheruka uri kuvura
nawe ngo wari ufite niba ari ubushyuhe mu mubiri nawe afite ubushyuhe mu mubiri baramuroze kuzingama kutagenda yarahinamiranye atagenda ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ndamuvura arakira bari baramuroze guhinamira ntabwo yabyukaga imyaka nyango bari bakibimukora harashize nk'icyumweru kimwe aza ahangaha ubu yatashye ameze neza yarakize arashima Imana kandi nawe yari umurokore cyane yego yaravuze ati ese ko naciye kuri YouTube abantu bose bampamagaye bagije induru bambonye ndamubwira nese ko mujya mu rusengero nimwihishe Sarungo mufata gute hinayo kintu kirambabaza abantu Sarungo bamfata gute bamfata nk'umurozi mumfata nk'umuvuzi hanzabura umuntu wese afata uko abyumva urumva yego umuntu wese amfata uko abyumva ariko abantu bahindura imyumvire cyo kintu nabasaba nta muntu utarogwa yaba ari pastor ararogwa yaba ari umuntu wese waba ukomeye guturarogwa amarozi ntaha afite umupaka kandi bakuraga batabanje kukwegera ngo bagutamike kera bajyaga baroga gutamikana hanyuma saro ari cyose ngiye kwibaza ariko ngo umuntu ushobora gukora biriya bikamufata ngo n'umuntu udasenga nibyo nawe nabanyemera Imana n'abasenga birabafata ni bangahe se ni bangahe umuntu udasenga se yaba ari dusenga gusa ntabwo twarwana na malaria n'ibicurane n'igituntu zizakura ntabwo zadufata none se zifata bangahe se abasenga gusa zifata n'isi indwara se nk'izindi simeze nk'amarozi se corona se n'amarozi zimeze nkayo nazo ni indwara nazo ni indwara zifata iki umubiri ese ubu nawe ugira urwara ukajya kwa muganga nkatwe twese jewe ndivura niba ndwaye malaria ari imiti yivurisha ariko hari indwara ishobora gutuma njya kwa muganga yego rese usanze iyo ndwara ntayishobora yaramfashe yego ngomba kujya kwa muganga nk'abandi bose kuko nta wiganga hari izo ndwara zimwe na rimwe urwara nkumva navuga nti nkeneye docteur kugira ngire n'inama kuko nshobora gukora cyane umutwe wakananirwa akamwe ati wowe genda witware gutya na gutya witware gutya na gutya urye ibi n'ibi ngibi kugira ngo bya bindi biri mu mutwe wawe iruhuke umere neza yego ubu mani nkeneye umuganga ndamufite umuganga yego nkeneye umuntu ucunga ubuzima bwanjye kugira ngo bugende neza afite gufasha abandi yego kuvuga ngo rero nta muntu n'umwe utafite umuganga ariko kumva umuntu aravuga ngo jewe ngo Yesu yarabikemuye Yesu yaramvuye Yesu yewe ni mujuba wanjye ni Yesu umugabo wanjye ni Yesu mama nzaba numva abavuga ko umugabo wabo ari Yesu abakobwa bakanirwa gushaka abagabo bagashaka gukorerwa kwitwara neza ku bagabo ngo Yesu ngo niwe mugabo wanjye Yesu se ndazakurongora nese ntabwo ujya wumva ko Yesu ari papa w'imfubyi n'abapfakazi nibyo nawe ntabwo ubyemera saro nabonye isoma Bibiliya iyo uyisomye wumva uruhutse mu mutima ariko hari ikintu cyishyuza hari ikikwishyuza niba uri umukobwa ukeneye umugabo niba uri umusore urengeje imyaka 35 30 ukeneye umugore ntabwo Yesu ari we mugore wawe urumva kugira ngo nawe wagure umuryango hari ikintu rero ukeneye ibintu byose nimagirirane yego kuvuga ngo rero abantu bajye batandukanya ibintu kintu mu mwanya wacyo niba urwaye ubu hariho abantu benshi bicaye mu ngo zabo yabonye Sarongo ibyo akora byinshi afata nomero yanjye arayibika ararwara araremba agatinya kumamagara agatinya kumvugisha nzamuvugisha ejo bundi kumbe wowe murozi yarakoze kukuzinga ntashaka kumvugisha kubera ko azi ko araho yagutegeye kugira ngo uzagere ku rupfu irekure telefone yanjye urayifite watinye kumamagara uyu munsi wongeye kubona kino kiganiro wenda ejo bundi ntabwo uzongera kumbona kandi aryo kukugirira akamaro mpamagara wikwicara hamwe ngo utuze unyite umurozi hari abavuga ngo twe dutinya umurozi cyangwa umupfumu izina gusa niryo ryonyine ry'ikibazo ariko buriya hari abapfumu bandi mutazi abapfumu babandi bambara nk'uku nambaye ngubu ntambaye umwenda w'akazi yego hari ikanzu zanjye ngira cyangwa cya kigofero cyanjye numva ngo dore umupfumu asesaro kuki abapfumu benshi bambara ibintu bidafututse ni imyumvire ntabwo byambuza kuvura nambaye gutya ariko ubu hariho umuntu utanyemera nambaye gutya uvuga ati ntabwo uri ari umupfumu n'undi muntu ntanazi ariko abandi impamvu bisiga amaraso bakisiga ibiki kugira ngo bagaragaze ko ari abapfumu kugira ngo umuntu atandukanye n'undi muntu niyo mpamvu babikora
izina ry'ubupfumu rero ryarabatatse rirabasesera no mu maraso rijyamo. Umupfumu agomba kuba habi, umupfumu agomba gusa nabi, ibyo ngibyo bibajyamo. Babigendeye ku byo abasekuruza bacu bambaraga kera, bambaraga inku, babaga ahantu mu mbaragasa rimwe na rimwe, ariko ubundi kera isuku yahozeho. Muzarebe nk'inzu z'ibwami, zari inzu za kinyarwanda ariko zifite isuku, bashyiramo imikeka myiza, hari hakaba hari uruhimbi rujyaho amata, hakano ahantu batereka ibyansi, hakaba ahantu hatereka ibisabo hasa neza, abakobwa bambaye neza. Ariko n'ubundi isuku utayigira ngo yitwaje ngo abantu bakira basaba gutya, ntabwo abantu bakira nabo bari bafite umwanda. Abo ngabo nababyitwaza ngo igihe cya kera ngo bambaraga gutya. Ntabwo ari byo. Hanyuma ndabambwiye ngo nzakubaze ngo mu bikorwa byose ubushize byabereye hano, ni cyo kintu Liza yakoze kikakubabaza? Atuze twarize Sarongo ati ikintu yakoze cya mbere yaje yambaye nabi. Iyo ndabyakira kubera ko yaje n'ubushize nabwo guhamagara ndabubwaniriza yifuza kuza garuka kurambwiye uti hazagaruka yambaye kuri. Narabivuze. Nawe naza yambaye kuri ntazererwa kandagira iwanjye. Icyo nicyo cya mbere yakoze. Kwambara inkunamyo, tuzita inkunamyo. Inkunamyo ntabwo nkunda umukobwa wambaye inkunamyo aje kureba Sarongo. Ushaka kwambara binini cyakuri wowe. Uje mu kinyarwanda uje kureba Sarongo ubahiriza umuco w'abanyarwanda. Yego. N'umuntu mukuru arubatse afite umugore n'abana. Wambaye inkunamyo ugeze gutya ikarisira garagaye. Hari abasore banje bakora hanga baratangiye bavuye mu murongo n'ibyo bakoraga barataye. Icyo gihe urimo kunyicira akazi. Wanga ko bakoragariza abasore. Baze kubarangaza bandi inyuma babyo na mutumi ikintu mutumi karayi azani base ni mutumi base azani kibiriti nakazi kaba gapfuye. Baracagayikirwa mu mutwe. Abakobwa bari ibigusha muri kino gihe. Liza rero yaje ari nk'ikigusha. Cyo ni ikosa rya mbere yakoze. Yakoze ko bishaka icyo kintu cyatumye Sarongo hano bitariza. Abagize gutya ati giye Sarongo ndashaka gusoma. Ndavuga nti oya. Ariko ushize yaravuze ati Sarongo ndamusoma ndabyibusomye ikiganza. Ibyo dirindi kosa. Umugore wanjye ubibonye ntabwo amenya ko ari twari mu kiganiro avuga ati ese nibyo wirirwamo. Urumva? Ibyo nirindi kosa. Ibyo wirirwamo bari hora gusoma ibiganza waje gusomana no mu biganiro no bigaragaje. Urumva? Yego. Iryo ni irindi kosa yakoze. Nese Saro. Irya gatatu. Madame wabundi yabyakiriye gute? Irya gatatu. Ibiganiro byawe. Irya gatatu uretse amakosa 3 yose narayafashe. Yego. Akomeye. Irya gatatu abageze gute ati nibihagere kamanze ngo twikire. Abafashe ikibuno ageze gute. Abacinkaraze ku munwa. Ngo yagize nguki. Ikibuno bwakundi yambaye neza yabatwitse. Ngo yagize gute. Yagize gute. Ati Sarongo atanga nkwereka ati urumva? Ndavuga none isi yaragiye. Noneho ibi bintu Liza akoze. Ati biramukoraho. Byongeho na bya bindi niho cyatumye nkanariza. Kugira umugore abone ko nta bintu by'imiteretano birimo. Nta blague ufite. Nta bihari. Ni ukuvuga ngo ntago Liza ndi kwirirwa namukoraho. Ariko umuba ariko nakotinze amakosa 3 akoze mu mwanya mutoya. Ndavuga iti ibintu birakabije. Ndavuga nti ibi ni ugukabya. Turi mu kiganiro ni imbere ya kamera. Ugomba kuza wiyubashye ukananyubaha wanze ukanganiriza ibintu bisanzwe. Yego. Nta bintu twigeze tuvugana nta bintu. Wenze kubimenya mbere ntabwo ndarakoranye ikiganiro nawe. Yabimbwira mbere ntabwo nari gukorana nawe ikiganiro. Ariko narabitekereza ko ashobora no kubikora. Yego. Niyo mpamvu nabaga mpora niteguye ko ikintu gishobora guta ikosa ribo nkahita ndihaniraho. Ko mba niteguye ko umuntu ashobora kuza. Siwe wenyine hari nabandi baje bankoze ibintu byinshi cyane ndabahana. Ni benshi. Ntabwo ari Liza wenyine hari ibindi mutabonye. Hari n'ibitamo mutabona kuri kamera. Abantu bangerageje ni benshi. Abantu bangerageje ni benshi. Hari abantu nyanumva bikarakasa ngo jewe ngo Sarongo ngo ntago yamana ngo biki nkasanga ari ya muntu umuhannye ari umuntu uzwi kuri social media ni ikosa. Ndaguhana gakeya ntibigaragare ukunje ukagaruka ku murongo. Nese Saro madame yabyakiriye gutabona yagusomye ku kiganza. Aravuze uti ntago yabigize big deal. Ariko arabikubajije. Ariko yavuze ati umuntu waje gukorana ikiganiro nawe. Bite mubavuganira hehe ubundi babanga wabakuye. Ndavuga ntari kwa GASARO TV. Kuza kera karansura tujyana ibiganiro byiza yo yari yabaherekeje. Yego. Nawe dukurana ikiganiro. Niko yimereye buriya. Ntubanza rigeze no gusaraho wasanga ari ibindi bibazo yarafite. Ntitwajya kure. Ndavuga nibiveho reba ibindi. Ati we yate umukobwa ndabona umuntu gucundira ikibuno ati wagira ngo ati. Yarafite ubwo ko amutwara umugabo pe. Nago badamu ajya mu bintu byinshi mu bw'ikintu harumva aranzi.
aranzi ko ntajya nshurashura, aranzi ko ntajya mu bintu by'abagore. Yabibonye nyine ko ari ubusazi bwa LIZA. Yego. Nayisanganiwe. Nari musobanuye arabyumva. Hanyuma comment nyinshi zaranditswe zivuga ati wakoze kuduhanira LIZA, wakoze ati cyane ko yari yagusuzuguye, ngire ngo comment warazibonye. Abandi ati LIZA ati yagiye gusura umubyeyi yambaye nabi nkuko wenda bitubwiye. Wowe ubona zira comment wazakiriye gute? Comment nzisoma gake ku mwanya muto ariko abantu bakazimbwira babuze ni nomero yanjye iki. Ariko abantu bambabarire. Yego. Banze kubasaba imbabazi abakurikiye cya kiganiro. Ko habayeho kari akantu ko guhana umwana. Kandi ari umwana mbyaye nkamuhana gihano, ntago cyari gihano gikabije. Na LIZA kandi aho ari nawambabarire jewe ibyo nakoze narabikoze. Nta nubwo mbyicuza ariko yego. Imbabazi ndazisabye kugira ngo abantu babibonye wenda byatesheje umutwe cyangwa babonye ikigabi batagomba kubona bambabarire. Nabonye benshi baragushyigikiye ati LIZA yari yaratunaniye. Abashyigikiye n'aba bandi nyine babaza umuco bazi ko umwana wakoze kumunyuzaho akanyafu ukamuhana ntagumye kukumenyera. Ko umwana yakumenyereye icyo gihe yagusimbura no mu rugo akakubwira ati wewe va hano mu rugo papa uzajye kubaka indi nzu. Hari wayubakiye. Ahubwo ati so kugenda ujye gukodesha. Yego. Gusi wowe abakiri umwana, ubukiri umugabo. Oya. Gasaro kiragiye rwose abantu benshi baratunguwe. Abandi baravuze ati se ko abandi atajya bahana kuki ari LIZA yahise hana koko. Ntabwo ari we wenyine. Ariko ngira ngo barabyumvisha ibintu byami bitatu yazize. Impamvu eshatu natanze zikomeye. Ni ziriya. Kandi nawe wumva zumvikana. Yego. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Ubushaka umuntu nibaje wawe aziyambaye nka gute. Ni uje wanje kureba Saro. Kugira ngo wenda nanjye imico yanjye. Reba imico yanjye murayizi. Yego. Uzi imico ya Saro ngo wanze umbaririze. Gute Saro ngo akunda iki? Akunda abantu bambaye gute? Nako yambara gute? Yitwara gute? Nurangiza uze. Yego. Numara kuza twicarane tuganire. Yego. Buriya nuko wenda ari wowe nubashye wowe nkaganira nawe neza. Ubundi ntago nari kukwemera ariko na Gasaro nkuko mbazi ntago nzi ibiganiro byo kuri TV yanyu. Byiza abantu barabikunda. Niyo mpamvu nemeye navuga nti ngo LIZA nawe niba asanzwe acaho abantu baramukunda. Cyari muto n'umujyambere. Nkamwihorera. Yego. Ariko nkamucisha aganyafu. Za mpamvu eshatu natanze. Za mpamvu eshatu watanze ibyo byose ari umuntu bibazaga ati se yazize iki ariko hari impamvu eshatu duhaye. Waje urumvikanye. Niba cyo cyakuzanye kugira ngo uze abantu ba Yego. Bumva impamvu yabiteye. Niyo ngiyo. Yego. Nizo ngizo zabiteye. Hanyuma LIZA yari yarifuje ambwira ati Saro ngo ndifuza kuzasubirayo ndetse wenda byamuteye ubwoba bituma umuntu bita LIZA nifuza kazongera n'ubundi Saro ngo ahantu yaje n'ubundi akahagaruka. GASARO TV.